Ndabasuhuje rero, ndabasuhuje mbaha ikaze kuri channel yacu Sobanukirwa 5 TV cyangwa se Sobanukirwa 5 TV, nkaba mbaha ikaze mwese mu biganiro byacu by'ubwenge, nk'uko nabibabwiye ko tuzajya tubagezaho ibiganiro by'ubwenge kandi ibiganiro byubaka, ibiganiro bizabasha kubajijura bikabavanamo ubujiji mwagiye mushyirwamo n'abantu batandukanye, haba mu buzima bwanyu bwa buri munsi, aho mubana nabo, mukorana nabo bose. Ariko uyu munsi noneho ngiye kubaganiriza ku binyoma amadini abeshya abayabamo. Ese wowe uteranira he? Uba hehe? Usanga uza kwibwira ngo uri mu itorero, nyamara ukaza gusanga nawe uri mu idini. Ni Tade Icyimana ishaka, inshuti yanyu ibasuhuza, kandi mu gihe nyine mwashimishijwe n'ibiganiro byacu, mukore like, share, comment ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge. Nabwiye ko ibiganiro byacu rero ari ibiganiro nyine bizabubaka. Gisobanukirwa 5 TV bizabagezaho ibintu byinshi cyane wagendaga wibaza ariko ukaba wari utarabisobanukirwa. Ubu ngubu rero ngiye kugisobanukirwa 5/5. Uyu munsi rero nk'uko mbibabwiye, ngiye kubaganiza ku binyoma bimwe na bimwe amadini abeshya abayabamo cyangwa se abayoboke bayo. Nawe urimo. Mwumve ibi bintu, ndabizi neza ko hari ikintu kiri buze kugukoraho neza, ukumva neza, ukamenya injuga bagutera rwose, nawe ugahita ugira gute, ukazihagarika. Nihuse rero, icya mbere gukizwa no kugura umugisha. Gukizwa no kugura umugisha. Bavuga ko nutanga amafaranga, Imana izagira gute, izakwitura. Nyamara Bibiliya yo ntabwo ivuga yuko gukizwa ugomba gutanga amafaranga, cyangwa se umugisha Imana iguhaye ari uko ugomba kubanza ugatanga amafaranga, ukagira icyo utanga kugira ngo Imana igukize. Ntabwo ari uko nguko Bibiliya yo ibigaragaza. Bibiliya ivuga yuko niba utanze, wagombye gutangana ubushake, ugatangana umutima ukunze, ariko ibyo ntubikore ushaka ko uziturwa umugisha. Ibyo rero bo nibyo bavuga yuko ngo nutanga cyangwa se gukizwa, Imana nyine ngo izaguha imigisha, ikagukubira ibyo wari utunze, ikaguha ibindi. Icyo rero ni ikinyoma cya mbere. Ikinyoma cya kabiri, mwese muzi, abantu nyine muba mu idini aho ngaho kabisa, barabizi neza. Bavuga yuko umuyobozi, pasiteri, apotre, bishop, ngo ni abantu badashobora gukora ikosa na gatoya. Abo ni abantu ngo batajya bakora ikosa, ntiyakora ikosa, yewe ntiyanakwibeshya. Icyo avuze cyose ni Imana ikivuze. Barabizi ibintu abakozi b'Imana bagiye bakora, abantu bakristo bazi ngo ni Imana iri kubakoresha, nyuma bikaza kugaragara ko ari ibyaha. None se ubwo ntabwo bagiye bibeshya? Rero bavuga yuko umuyobozi w'idini cyangwa pasiteri cyangwa se apotre n'abandi muzi, ngo adashobora kwibeshya. Bavuga yuko atagira pasiteri cyangwa se umuyobozi nta nenge agira. Bityo rero ibyo avuze byose bigomba kwemerwa nk'ukuri kwera. Icyo nacyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, kumva yuko pasiteri ngo adashobora gukosa. Pasiteri burya nawe ni umuntu, nubwo yahawe titire akimikwa, ariko nawe ni umuntu ushobora kugwa mu ntege nke. Rero mu gihe bakuvuga ko adashobora kugwa mu ntege nke, icyo kintu ujye cyitondera. Icya gatatu rero ni ikihe? Icya gatatu baravuga ngo idini ryacu ngo niryo ryonyine rizajyana abantu mu ijuru. Idini ryacu ngo niryo ryonyine rizajyana abantu mu ijuru. Nawe se koko ubundi idini nta nubwo ishobora kuzajyana abantu mu ijuru? Tubona ko kwizera ariko kuzajyana abantu mu ijuru, kandi nubwo tubona ko n'Imana niza gutwara abantu izaza gutwara abanyedini. Ahubwo Imana izaza gutwara abanyetorero. Abo ni bamwe bizeye, bakizera Yesu Kristo ibyo yabakoreye, kandi
Yesu ntabwo yigeze akiza abantu bo mu gace kamwe, Yesu yaje gukiza abantu b'isi yose. Rero bivuze ngo mu Rwanda hashobora kuba hari abakiranutsi, hari itorero, Uganda hari itorero, Burundi hari itorero, tutaziranye, abantu bataziranye, ahantu hose hatandukanye hari abana b'Imana biyizeye Yesu Kristo, ari bazajya mu ijuru. Ariko idini zakubwira ati ab'iwacu nibo bagomba kujya mu ijuru bonyine gusa, aho bati udasengera aha ngaha ntazajya mu ijuru. Icyo nacyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, ugomba kugira gute, ugomba kwitondera. Ikindi cya kane, niba ntibeshye, ntugomba kubaza ibibazo. Ijambo ry'Imana ntawe ubaza, yewe nta n'uwongeraho. Ibyo bakubwiye, ibyo pasiteri akubwiye ni Imana ivuze. Rero kirazira, ntacyo ubaza, nta n'icyo wongeraho. Ibyo ngibyo ngira ngo rwose ni ibintu muzi cyane abantu mujya musenga. Babwira abantu ko cyangwa se abayoboke babo bakababwira bati rero sasa, ubundi iyo ubajije kubaza byonyine gusa cyangwa se ugashidikanya ku byerekeye idini, aho ngaho barakubwira bati rero iby'Imana ntawe bibaza, iby'Imana ntawe bicira imanza. Bakakubwira bati rero ukomeza guca imanza uzicira itorero nk'uko babivuga, uzicira umugaragu w'Imana. Barakubwira bati sasa rero urimo urikururira umuvumo, urimo urikurura umuvumo. Kubera iki? Kubyo uri kubaza badashaka kugusubiza, cyangwa se adafite atabasha gusubiza, ariko yabura icyo akubwira, akakubwira ati wowe urimo uracira itorero imanza, urimo uracira umugaragu w'Imana imanza, ati ubwo rero byose ukora ati ni umuvumo uri kwikururira. Ntabwo mvuze ngo mugende mufate abakozi b'Imana mubacire imanza cyangwa se itorero, amatorero yanyu musengeramo, ariko ikitari ukuri kukivuga ko atari ukuri, ukakigaragaza ko atari ukuri, mu by'ukuri icyo kintu ntabwo Imana ishobora kukiguhora na gatoya. Ikindi ngo guhunga umuryango wawe, ushobora guhunga umuryango wawe kubera idini. Kubera iki? Hari amadini avuga ko aho mutizera kimwe aba ari abanzi bawe, niyo yaba so cyangwa nyoko, ni ukuvuga ngo abo ni abakafiri. Ibyo byo murabizi rwose, ntiriwe mvuga n'abo ari bo, ntabwo naje gutunga amadini agatoki, ariko murabizi ko hanze aha ngaha hari idini ivuga ngo niba abo muri kumwe batizera ibyo mwizera, abo ni abakafiri, abo ntacyo mugomba kuvugana nabo, abo ntabwo ari abavandimwe bawe, nubwo baba bakubyara. Rero bakakwigisha yuko abo ntabwo Imana ibemera, ntabemera. Rero icyo gihe bakagushyiramo ibintu bituma ba bantu ubahunga. Icyo nacyo ni ikinyoma. Imana ni urukundo, Imana ntabwo yaje gutandukanya abantu, ahubwo Imana yaje kugira gute? Imana yaje guhuza abantu. Ikindi rero bagenderaho, icyo bagukoreye cyose, baba bagusengeye, baba bakubatije, n'indi mihango yindi bagenda bakora rimwe na rimwe itanditse no muri Bibiliya, aho ngaho ugomba kutwishyura, ugomba kuduha amafaranga, kubera ko ibi ngibi tubikoze twaguha n'ibyangombwa. Ibintu bitigeze bibaho mu itorero ry'Imana, nta hantu byigeze biba, ariko bakakubwira ati uratwishyura. Ibyo byose rero nabyo ni ibinyoma byuzuye mu madini bababeshya. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaherewe ubusa kandi mugomba gutangira ubundi. Bahagombye kuba bahera ubusa kubera ko nabo baherewe ubundi. Rero bavandimwe banjye, ndabizi ko muri ahantu henshi hagiye hatandukanye, rwose niba ushimishijwe n'iki kiganiro kikakunyura, ukora like, ukore subscribe, ukore share, hanyuma wandike no muri komenti icyo wumva twavugaho, kugira ngo hose tuzajya tubageraho twebwe. Wowe urandika muri komenti, hanyuma uvuge icyo ushaka ko tukuganiriza cyangwa se tubaganiriza, kugira ngo mukomeze musobanukirwe, hanyuma dukomeze tugende dufashanya nk'uko Sobanukirwa 5TV yabyiyemeje. Ni ukuvuga ngo yaje nyine kugira ngo ibasobanurire ibintu byinshi mutari muzi. Rero
mudufashe mudukorere share, like, subscribe ndetse n'izo comment zanyu turazikeneye. Shalom shalom.